nubwo kamera zitatubona ariko tuhane gukora ikintu gihindura ikintu cyahindura ikintu kirimo urukundo cyubaka exactly buri muntu wese ku buryo azajya kureba akagira uruta gusoroma kandi noneho turi gushyira mu bwenge bwacu uyu mupasiteri ntabwo ugeze ashyira mu bwenge bwe yakunze abantu bose abo mu muhanda basinza abasambaye byeje ubundi byarantangaje nari narumiwe uzi ikintu cyanyumije nari narumiwe kubona umuntu w'umugabo usa kuriya w'imfura n'umugore we mwiza bafite abana beza yego bari abana baba babyinana n'ababo noneho ukambwira ngo biriya bigamba bavuga yavugaga umwana wawe reka tuvuge ngo yavugaga umwana wabyaye urimo ab'umujeni urimo wigisha ibintu nka biriya ni ukuri ntakubeshye birantu byarubuyebi hari ikiganiro najyaga nkora cyitwa humuka ni ukuri bari bahumye ariko ndashima Imana ko bahumutse reka tuvuge kuri abahanuzi bahanura bigasohora da umuntu akagera ngo nahanuye urupfu rwa Theo rasohora ntabwo yari pride ntabwo ari ikintu cyo kwirata yego ahubwo iyo baratubwiye ngo Imana yanyeretse urupfu njya kwiriza ndasenga rwanga kuva wenda yego kuko hari umupasiteri nayo ifite bamwitaga Pastor Kanyange niwe pastor wanjye kozi Imana bitatisi yarabivuza narira ko Imana yimubwiye akabibwira Theo yarangiza agafata n'imisi yo gusenga kongera akamubwira ati byanze rero abantuzi nk'abo ngabo nibo Imana ishaka ariko wowe Imana ibwira ikavuga ngo byo yagiye gutaha warangiza ntugire icyo ubikoraho wari ubizi ntabwo ari byo ibintu byose nabonye ari ibintu byo gukorera amafaranga kubera ko ikintu kiraba umuntu akaza ngo narahanuye undi akaza ngo narakibonye umuntu yamara gupfa ngo uyu ni mwene data reka nkubwire ikintu utazi ibintu by'ibisanira biragoye buriya abanyarwanda twemera niyo wabyaye umwana w'umuhungu nibwo babona ko wabyaye abakobwa ntibababara rero niba iwabo aho papa wa Theogene akomoka barashize ntabwo yigeze abeshya abanyarwanda turabasuje bakunzi bacu bakunzi ba Good Face abafana ba Evangeliste ugiye kubibwira amazina n'abafana afite reka barakwemera abantu abafana ba Good Face nabo n'abafana bawe niba bahari barahari uzagenda urebeho urebe itorero rigari ririho kandi rikwemera ndabashuhuje abankurikira n'abakunzi banjye nk'uko Gatama David bivuze ni ukuri n'abatankunda kandi ndabashuhuje kandi bifurije umugisha w'Imana nabo nibagubwe neza kandi Imana ibane nabo erega na Yesu Kristo nawe yagize abasaba mu bambye buriya baramukundagara hari nanjye njya mbyibaza buriya baramukunda ariko buriya ntiharimwo abamubambye bakunda akwifuriza urupfu kubw'itegeko Imana ishobora kubanangira umutima bagukundaga bakajyoyininga abashaka kwica none se buriya nk'urugero Pilato harya se wari uriho si Pilato wari uriho babamba Yesu none se ndi wamubambye nyine nanjye nkubaze buriya ari abafashe umusumari watanze itegeko bose none se upfa kuba niyo uvumbuye reka yenda tubishyire mu bisanzwe tuvuge nko muri genocide yakorewe Abatutsi uwavumbuye uwakubise n'uwacuze umugambi bose si abicanyi bose n'abicanyi yego ariko hari uwategetswe yes nibyo nkubwira iyo bigeze mu bihano ntibingana mu mategeko y'abisi kuko jyewe wavumbuye nawe wafashe ubuhira ukica n'uwategetse ko ibyo bintu bigomba kuba burya ntabwo ibihano bingana niba bikurikirana buri igihano cya Kabuga ntabwo kingana n'icy'umuturage gusaba kubisa umuhoro sibyo hari umuntu wacuze abishyira muri gahunda abishakira n'ibikoresho iyo bimeze gutyo rero ntabwo ibihano byangana hanyuma uruhana wahana nde ari ushyize mu bikorwa bose barahanwa aho mukabahana ibihano bitandukanye byoroshye batuvuge utarafashe ubuhiri ngo yice na wa wundi wavumbuye
n'uwacuze igikorwa nyamukuru agatanga n'ibikoresho byo kugikora wese wabahana kimwe. Buriya rero hari njye ntekereza ko sinabahana kimwe, ariko hari n'igihe bishobora kurangira ntamuhane kubera ko hari ushobora kuguhagarikira akakubwira ngo kora ibi. ariko urumva Imana yaduhaye ubwenge sibyo, kandi yadushyize inzira ebyiri imbere. rero ni ukuvuga iki? ni ukuvuga ngo niba Imana iduha ubwenge tugomba gukoresha ubwenge bwacu. Yego, turabizi neza yuko twese njya n'umwana ukimenya ubwenge ntukice, iryo tegeko rirazwi. ntukice, icyo ngicyo ndacyumva, icyo ndacyumva, ariko Imana yabahaye ubwenge bungana cyangwa se bose icyo nakubwira ni kimwe gatanu, nagira ngo tubyumvikaneho. twaje tubikuye mu kubamba Yesu, tubigarura mu buzima busanzwe kugira ngo abantu bazatwumva bazabyumva. ubwo tubyumvire mu buzima busanzwe. icyaha cyose ingaruka y'icyaha ni urupfu. nta cyaha kiruta ikindi. Yego, ariko imitegurire y'icyaha ni itandukanye. Yego, natangiye kumbwira ngo hari umuntu ucura icyaha akakuzanira ibikoresho uzagikoresha. Yego, ubwenge ndabyemera n'ibyungana, niyo mpamvu harimo abacuze, abapanze planners, yego, n'abandi bategetswe gukora nyine bashyizwe mu bikorwa. bashyira mu bikorwa kubera ubwenge buke. ndabyemeranya nayo ku bwenge butangana, kuko abantu harimo abize, harimo abatarize. ikintu cy'umuntu waminuje yapanga agakora akagikoresha umuntu utarigeze agera muri primaire, niho ibihano bitandukanira. ariko byose abantu bose bagomba guhanwa kimwe. no muri na Bibiliya turabizi ko ingaruka y'icyaha ari urupfu, kandi icyaha ari kibi. siko bimeze. Yego, rero twemera neza tudashidikanya yuko twese njye nawe ko icyaha ari kibi. Yego, nudukurikira byumve. waba umuntu akaza akubwira ati yenda akagushuka, koresha ubwenge Imana yaguhaye, hanyuma nukoresha ubwenge ntago Satani azagushuka. wenda turenga aho ngaho, umuntu wacuza umugambi n'umuntu wawushyize mu bikorwa, uko igihano kinini nini. Of course naguhaye urugero, umuntu warize uraminuza, uzi icyiza uzi ikibi, nk'uko Bibiliya itubwira. siko kwica nawe wakwica nawe utakaje byinshi, ni bibi, sibyo? noneho ufashe amatwara yawe yacengeje mu bantu b'abaturage batigeze biga. cyukuri nawe urambaza ibyiza nk'umwarimu, uriya wize waminuje agapuraninga ibyo bintu, niwe wahabwa igihano kinini. hari igihe rero uriya urumva ko ni amatwara yari afite ayashyira mu muntu utarize, bivuze uri inosa, utazi. rero uriya ararengana, wowe urengana, uwo nguwo bacengejemo ibyo bintu. oya, ndashaka kubwira ikintu kimwe. nakubwiye ngo Imana yaduhaye ubwenge bwo kumenya ikibi n'icyiza. wabyumvise? Yego, impamvu atarengana ni iki? kuki ajya kwica, kuki atahereye ku bana be? so rero ibyo twakubitindaho ntabwo aribyo twagiye ngo turimo. gusa abantu bose badukurikira bamenye ngo icyaha ni kibi, kandi ingaruka y'icyaha ni urupfu. nta kindi ndumva aricyo n'abishe Yesu hari ababiteguye n'abashyize mu bikorwa, ariko bose bakoze icyaha. umwanzuro w'agaciyeho icyaha ni kibi, kandi tukirinde twese. waba uri umusambanyi, waba uri umusinzi, waba uri umunyeshyari, ikintu cyose watekereza kikakuganisha gukora ikibi ni kibi. tuguhaye ikaze rero, njye muri kumwe ndi Gatama David. wowe ngira ngo wabibwiye. amazina yanjye ni Joy Murenzi, n'abandi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi nkunda Yesu n'abantu rwose. abushima ni bangahe? ni bakeya. ibaze rero bakeya ndamutse ntarimo. uyu urahari, urimo rwose pe. nayo mpamvu Imana yatumye uza kugira ngo tube turi kumwe. nibura nk'abantu nk'ijana ushima bangahe ku ijana? abantu bose ni beza kuko ni ibiremwa by'Imana, ariko abantu Imana yazanye mu buzima bwawe nawe David, ibyo umbaza nawe urabizi. ntabwo abantu bose baza mu buzima bwawe bose ariko baba ari beza, ariko nta nubwo wemerewe kubanga. rero buri ushima umuntu kubera igikorwa yagukoreye. Yego, abankoreye byiza nabashima, ariko n'abatafite ibyo bankoreye nabo ndabakunda. Yego, Imana idushoboze kubakunda, kuko ntabwo biba byoroshye. ugomba kubakunda kuko Imana yadusigiye, ni n'itegeko by the way.
ni itegeko ugomba gukunda, ni itegeko Yesu Kristo niko yasavuze. nta Imana Yesu nta miyaga yashyizemo avuge ngo uragendera kuri iki. Nuko uyu munsi yenda utaretse ngo tuzane Bible tubisomeye, ariko ni itegeko. Yego, Gukunda ni itegeko. Kandi buri urukundo nibyo shingiro ry'ibintu byose. Ariko mbere ko tujya mu kiganiro gaho dusengera Imana. Yego, urakoze data twese uri mu ijuru, icyubahiro ni icyawe. Urakoze ko waturinze babanye natwe. Njyewe abari kureba iyi channel no twicaye imbere ugiye kuduha ikiganiro Evangeliste Joy, tuguhaye icyubahiro. Dufashe kumva iki kiganiro, ibyo tugiye kuvuga n'ibyo tugiye kumva byose bibe biguhesha icyubahiro kandi bigirire umumaro imitima yacu muri rusange. Urakoze, bana natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana ni gumugisha. Ndawakiriye. Mwakoze kudutumira. Rero ni nkuko ndimo nkubwira ngo buriya urukundo ni ishingiro rya byose. Ni ishingiro rya byose, n'ibyo twarimo tuganira. Buriya ufite urukundo ntiwakwica. Yego. Ufite urukundo ntabwo watekereza kugira mugenzi wawe nabi. Ufite urukundo ntiwasenya. Yego. Urukundo mbega nicyo cyonyine, niyo foundation niyo watangiriraho. Ukabana n'abana amahoro. Yego. Ukubaka urugo rwawe neza, ukarera abana bawe neza, n'abaturanyi mukabana amahoro, ndetse n'igihugu ukakibamo amahoro. Yego. Buriya n'ibyatubayeho nuko nta rukundo abanyarwanda bari bafite. Rwari rwagiye. Rwari rwashize. Satani yagiye gukoresha ibibabanza akagukuramo impano y'urukundo. Akagushyiramo urwango. Exactly. Rero abadukurikira mbifurije kugira impano y'urukundo. Dore ko nta hantu twarucikira. Kubera ko niyo umurage Yesu Kristo yadusigiye. Ndabona umeze neza kandi rwose Imana ikomeze guhaza uburame. Amen. Amaboko yawe yakomeze. Amen. Mbese ikuzuriza ukwifuza kwawe kose. Murakoze kudusengera. Sinkwifurije neza cyane kandi ndabyakiriye. Erega buriya kwizera niyo ntwaro ya mbere. Ubu usengeye ndabyizeye kandi bizakoreka. Ni ukuri bizakoreka. Amen. Rwose Imana amaso yawe yanjye izayereke ibyiza birushijeho. Amen. Uko turi mu isi n'ubundi turifuza kandi dushaka kugira ngo tuvaho turi tujye ku yindi, tuve mu bwiza tujya mu bundi. Yego. Ubivuze neza. Ikintu tujye kuganiraho ni iki? Utangiye uvuga urukundo kandi nibyo mu by'ukuri. Wajyaga umbwira ngo ukunda Pastor Theogene, niko wajyaga utubwira cyane rwose. Dushobora kuba ibyo tugiye kuganiraho kuri Theogene bitandukanye wenda n'iby'abandi bagiye baganira. Dushobora kuvuga wenda ibyo bandi batavuze, cyangwa se dushobora kubivuga nabwo, ariko ubu duhagaze ahangaha batwumve neza, ntabwo tugiye gutandukira. Kandi nagushimiye yuko niwe muntu wa mbere wampamagaye urambikira. Ntabwo aho narindi urambwira ni ukuri. Imana iguha umugisha. Nubwo utambwira ibintu byari bineje umutima wanjye, ariko no kugira ngo mbimenye nabyo warakoze. Ubwo nari bwari mu gitondo cya kare ngiye kubona mbone umuntu yanyohereje link y'urupfu rwa Theo. Nagize ngo ni ibitotsi ndimo byinshi, ndakanguka ndicara. Nakibuka ko wagiye umbwira ko uyu mukozi w'Imana umukunda. Mpita mvuga umuntu ndi bubwire bwa mbere ni wowe. Wabyakiriye gute nkimara kubikubwira? Nabyakiriye nabi. Urabimbaza nkumva biranshokinze. Nyanga urabyibuka ko nabanje kwanga kubyemera, ahubwo nkaruganisha ahandi nashatse kuvuga. Nabwo Imana imbabarire ko numvaga atapfa. Ariko Imana yamukunze kuturusha. Rero ni kenshi nagambiriye guhura nawe. Naramukundaga pe. Imana yo mu ijuru ibyumve. Yenda bankurikiye nivuga ngo naramukundaga, ndi umumama, afite abana, afite umugabo, nkunda Yesu. Nagira ngo wenda cyo cyumvikane kugira ngo nimvuga, iyo mvuga urukundo mujye muvuga urwo mvuga. Urukundo rw'abana b'Imana. Rero uyu mwana w'Imana naramukundaga cyane. Kandi wari waranyemereye ko nagombaga kumuzana. Narababaye. Narababaye bingera ahantu, ariko
nanababaye cyane ko sinari mari sinashoboye kugira ngo wenda mushyingure ariko Imana ubwo yari ibizi niko yabishatse yego mbonera wenda no kubwira abantu bashobora kuba barabonye nda kuri channel yawe ya Good Face bakabonaho ifoto itari nziza ngira ngo bashobora kubasobanurira umuntu wayishyizeho ahari oya uwayishyizeho ni umwe mu bo dukorana ariko nawe ni ubutamenya kandi ndatekereza ko iyo foto yavuyeho ubu ni amahoro rwose twamugiriye inama ayikuraho ubu ngubu ndizera ko Good Face nta kibazo kigihari kandi abatarabibonye neza mwihangane ntago twebwe tugamije kugira ngo dushinyagure icyo ngira ngo kirumvikanye tuboneyeho nka Gatama David niwe kuriye Good Face hano mu Rwanda akaba rero yagira ngo basobanurire ko hari abantu benshi bayibonye ndetse baranahamagara ariko byahise bivaho ko yari isura mbi ni personal nkanjye ndi umuntu ukunda umuryango sinkunda ikintu cyose cyakwanduza umuryango yego ko buriya bino bintu Gatama dukora cyangwa se ibintu mushyira kuri macano yanyu ibi bintu ni ibintu abana bacu bazareba abuzukuruza bazareba si ibintu wahita ukuraho n'urugero umuntu atakubwiye rero si byiza kugira ngo ufate ifoto y'umuntu w'umubyeyi ukoreye Imana cyane cyane n'ikinyamakuru kiyobokamana ngo ufate ifoto y'umuntu w'Imana nkuriya utunge kamera bitagomba gutungwa nurangiza ushyire mbonera no kubwira abagenzi bawe cyangwa abagenzi bacu bari muri mwiyobokamana ndetse bari kuri YouTube channels bafite amacana atandukanye ni byiza gukora amafaranga ariko hari ahadakorerwa yego hari ahadakorerwa cyane cyane iyo umuntu yabuze iwe abagifite agahinda abagitonekaye ntabwo ari byiza reka yenda twikomereze ikiganiro ariko nako kari gaciyemo ngira ngo mbwira abantu mujye mumenya ko gutoneka umuryango si byiza yego rero ubukimara kumbwira ko uriya pasiteri yitabye Imana narababaye numva bigizeho ikibazo ariko nanone nibuka ko Imana ikora uko ibishaka yego nta muntu utegeka Imana uko igomba gukora gusa icyo nashimye Imana yatashye nk'umukiranutsi yashyinguye nk'umukiranutsi nakubwiye ko ngewe ubwanjye urabizi sinashoboye kujyayo kubera ntari mpari yego ariko naho narindi twari tubabaye twarabikurikiranye link mwaduhaye twarabikurikiranye arashyingurwa twashimye abanyarwanda twashimye abantu bari mu iyobokamana twashimye abasilamu bose baje gutabara hariya mu Gakinjiro twarabarebaga ntabwo yari umugabo w'idini rimwe yego yari umugabo w'abantu bose w'igihugu n'abanyarwanda n'abandi bose kandi urupfu rwatumye abantu bihana urupfu rwatumye amago yubakika hari umuntu ngiye wamamagaye personal arambwira ati nongeye kubabarira umutware wanjye hari umuntu waguhamagaye yarampamagaye nongeye ko hari umutware wanjye nkurikije mbonye urupfu rwa Theogene rero ndagira mbwira abantu bankurikira mureka tujye dukora ibyiza bene data two kuza hano tuje gutwika no kugaragara no gukora amafaranga ujye uza hano hari impinduka ushaka gutanga mu bazakunda ijambo rihindura ijambo ry'urukundo Theogene yatanze urukundo kandi yararufite yatanze urukundo yarafite umutima wagutse mbega yarafite umutima w'ubumana uwama tukagira nka Theogene benshi yego nukuri reka mbabwire hari igihe abantu bibaza ngo kubaka igihugu nuko umupoliticiye bazakubeshya kubaka igihugu ni cya gihe usanga umuturage yenda uri aho ngaho hafi hari icyo wamufasha ukagira icyo ushyiraho itafari ku gihugu buriya iyo wubakiye umunyarwanda umwe uba ushyizeho itafari kandi leta yadukoreye byinshi byiza rero hari aho itaragera n'urugero yego ibizahagera nk'uko imihanda ubusana hose muri Kigali hari imihanda ni ukuvuga rero ngo hari iterambere aho rigera gutyo ni ukuvuga ngo iyo uri umukozi w'Imana ukagira ikintu ukorera abanyarwanda uba ugikoreye igihugu rero Theogene ndamushimira aho ari kandi sinshidikanya ko yicaye iburyo bw'Imana sinshidikanya yego ijuru rirahari yarigiyemo
ijuru rirahari yarigiyemo ibyo by'umubyumva yego n'uwashaka kumupfobya n'uwashaka kumumanura n'uwamusiga ibyo amusiga ibyo uvuga ibyo ushaka ari ku ijuru yararibona kuko yararikoreye kandi ntabwo yarikoreye akamubwire umukozi w'Imana hari igihe dukora ibintu kugira ngo abantu baturebe yego tugakora ibintu kugira ngo twereke isi n'abanyarwanda cyangwa n'abandi bantu ariko uno mugabo yerekaga Imana imisonga yo mu kuguru kwe yirengagije akajya gatutu akabwiriza ubutumwa abantu benshi bagakizwa namubonye ahantu yagendaga ajya kubwiriza mu ibiterane kugira ngo bamayibo bave mu muhanda ibiyobyabwenge bicike mu gihugu iryo sitafari yashyiraga ku gihugu cyane iyo umunyarwanda umwe yihannye w'umujene akagaruka mu nzira nziza hari itafari bashyize ku gihugu rero ni ukuri bene data bagenzi bacu bakozi b'Imana mureke dukorere Imana mu kuri tureke uburyarya amafaranga wayabona utayabona ko murabizi ko gushaka amafaranga murabizi aho binyura ngo mushake ubwami bw'Imana no kugira gute no gukiranuka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa amafaranga amazu meza abagore beza abagabo beza ibintu byose ushaka kubiteka Imana uzabyongererwa no gukiranuka n'ubwami gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ni ibintu bibiri nta yindi shortcut uyu mugabo rero arabishatse kandi mwabonye aho yarageze Imana yamuzamuraga umunsi kundi yamukoreshaga ibitangaza mureke tureka kuvuga gusa ngo Imana mureke natwe nawe aho uri Gatama aho ugenda mu byo ukora reka abantu bakubonemo Imana yego reka ukora ikintu abantu bazasigara bavuga bati dushobora yenda kuba natwe tubikora ariko bitaragiye ku rwego yenda abantu bose bashobora babibona yenda we niwe wageze hariya ariko noneho duharanire nubwo kamera zitatubona ariko duharanire gukora ikintu gihindura ikintu cyahindura ikintu kirimo urukundo cyubaka buri muntu wese ku buryo azajya kureba akagira uruta gusoroma kandi noneho turi gushyira mu bwenge bwacu uyu mupasiteri ntabwo ugeze ashyira mu bwenge bwe yakunze abantu bose abo mu muhanda basinze abasambanyi ejo bundi byarantangaje nabonye ikiganiro cy'umuntu bita Buryohe TV yego avuga ati cyari ku Gasaro ngira ngo aravuga ati Theogene arampamagara turaganira mbwira umudamu wanjye ngo uzi ko nabwo Theogene yambwiye ngo ibintu dukora gutya na gutya simbisubiramo nanjye Buryohe yari yaranshoboye nanjye ubikubwira nawe wari warumiwe nari narumiwe uzi ikintu cyanyumije nari narumiwe kubona umuntu w'umugabo usa kuriya w'imfura n'umugore we mwiza bafite abana beza yego bari abana baba babyinana n'ababo noneho ukambwira ngo biriya bigamba bavuga yavugaga umwana wawe reka tuvuge ngo yavugaga umwana wabyaye urimo ab'umujene urimo wigisha ibintu nka biriya ni ukuri nakubeshye birantu byari ubuyobe hari ikiganiro najyaga nkora cyitwa humuka ni ukuri bari bahumuka ariko ndashima Imana ko bahumutse ndashima Imana ko Imana yababonekeye ikanyura mu mukozi w'Imana Pastor Theogene aruhukire mu mahoro atagihari ariko uziko erega ibikorwa by'umukiranutsi ubuse muri Bibiliya nta bakiranutsi tugisomamo yego birivugira ibikorwa by'umukiranutsi birivugira urugero hita ureba kuri Kizigenza Yesu yego imyaka ishize yaragiye yego hashize imyaka 2020 ariko n'ubu ngubu imirimo iracyakora rero ngira ngo buriya uru rupfu rw'umukozi w'Imana nubwo kugira ngo ngewe nawe n'abandi dukanguke dukorera Imana mu kuri kandi ibintu byo kuvuga ngo urakora reka mbabwire rega bene data ba YouTube bagenzi bacu amafaranga yo kuri isi uzayakorera uzanayasiga uzayakorera watanze ikiganiro kuri mugenzi wawe uyakorere wabeshyeye mwene so uyakorere ariko uzayasiga whether you like it or not amafaranga uzayasiga tubonye abatubanjirije batakiriho rero mureke dukora ibintu byiza niba dukorera Imana koko korera Imana ushonje izakugaburira korera Imana urushye izakuruhura korera Imana mu bushobozi bwawe simvuze ngo ukorere Imana mu bushobozi kuri level yose uriho ariko uyikorere mu kuri n'umuntu
amen. uyikorere mu reka nshobora yenda ngaruka inyuma ho gato ni byiza ko iyo mana ibereka bahanuzi b'Imana mbagarukeho Imana irabereka kandi ibyibereka bigasohora. Reka tuvuge kuri abahanuzi bahanura bigasohora da umuntu akagera ngo nahano urupfu rwa Theo rasohora, that's not, ntabwo yari pride, ntabwo ari ikintu cyo kwira. Yego. Ahubwo iyo baratubwiye ngo Imana yanyeretse urupfu njya kwiriza ndasenga rwanga kuva wenda. Yego. Kuko hari umupasiteri nayo ifite bamwitaga Pastor Kanyange, niwe pastor wanjye. Ku bahanuzi ni byiza guhanura, ni byiza kuvuga ibyo Imana yakubwiye, ariko ibintu byo kuza ku macano ukavanga Imana yarambwiye yambwiye urupfu none rwasohoye, ntabwo ari ikintu cyo kwirata. Sibyo? Yego. Ahubwo icyo wakwirata cyangwa icyo watubwira nuko watubwira ngo Imana yanyeretse urupfu. Ndanasenga nakunze umukozi w'Imana bita Tisi. Yarabivuza narira. Ko Imana yimubwiye akabibwira Theo yarangiza agafata n'imisi yo gusenga akongera akambwira ati byanze. Rero abantuzi nk'abo ngabo nibo Imana ishaka. Ariko wowe Imana ibwira ikavuga ngo byo yagiye gutaha warangiza ntugire icyo ubikoraho. Warubizi. Ntabwo ari byo. Genda usenge for God's sake. Genda ufate iminsi 2 ufate 3 usenge ubaze Imana. Genda Imana yatabara tuyamo. N'umuntu umubwira uti fata iminsi. Reka ngo urugero hari itorero nasengeragamo ry'umushumba Kanyange witahiye yitabye Imana yitwaga Prayer Palace. Yego. Ingoro y'amasengesho. N'uburira hari Kanombe rikurengera n'uwitwa Moses. Kanyange Imana amwerekaga ibintu. Yahamagaraga ndabyibuka Imana igeze kumwereka ko iki gihugu kigiye Imana igiye amataje atuzuye agiye kubakika, mbega iki gihugu kigiye kumera nka paradizo, abazungu bazajya baza tukaba leta yacu kabakazi. Kandi baza ko ibyo byasohoye. Ndibaza ko na University y'u Rwanda igeze kurirwa n'umuzungu kandi yarahawe akazi n'igihugu cyacu. Rero ibyo yahanuye byose byarasohoye. Yari umukozi w'Imana pe. Imana yaje kumutwara nawe aragenda gutyo turamubura aruhukire mu mahoro. Ariko yari umubyeyi twaramukundaga. Rero iyi Imana yamwerekaga, ndashaka guha urugero rw'abakozi Imana bukuri. Iyi Imana yamwerekaga ikamwereka ibigiye kuba, ikamwereka n'ibyo bagomba gusengera. Yahamagaraga abakuru b'itorero b'amatorero hano mu Rwanda. Yego. Akabahamagara bakicara akababwira ibyo Imana yamubwiye. Ibibi bakabisengera, ibyiza bakabishimira Imana. Yego. Ni kumuhanuzi n'ubu yakabaye akora. Ariko ibyo kuza kuri kamera bavuga ngo Imana inyeretse urupfu bw'abantu bagiye gupfa kandi abantu irabikweretse fine, ariko ntacyo babikoraho. Hari ukuntu ushaka gusenga byaba bikabubwa Imana iba yabishatse. Ariko koko kujya hari ugashaka kuba umusitari wo guhanura impfu gusa. Sinzi kujya ubibona. Njya mbibona. Ngo ni njya ruhanu windi kazaza, ngo ni njya ruhanu windi kazaza, ngo ni njya ruhanu. Icyo ntamenya nuko aba ari ukuri nicyo ntajya guhamya. Exactly. Nta uzi izo mpfu niba regari n'abasatanista ashobora kuza akaruvuga hano ariko yanarupanze. Satani se nakora. Yaje kwica no kwiba no kurimbura. Ariko Yesu Kristo yaje gutanga. Ubwo bivuze ko n'abari bavuga iby'ibitambo bo ntago abantu bajya bavuga ngo reka nkubwire ikintu nemera. Satani ariho. Kandi Satani arica koko. Yego. Na Bibiliya bivuga. Yaje kwica, kwiba no kurimbura. Yego. Ariko Yesu yaje gutanga ubugingo bwawe. Amen. Bivuze ngo uyu muntu aje kwica ukabamenya ko aje kwica nawe ukagenda ugapfukama, urwo rupfu rwagira rute? Rwavaho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Rero mboneraho kugira ngo mbwire abagenzi bacu n'ukuri mufite impano y'ubuhanuzi. Ni byiza kugira impano, ni byiza ko mwahanura, ariko nagira ngo ayo magare muhanura mugerageze rwose muyasengera. Ariko ese dusenze ayo magare ntiyavaho? Imana yaturemye ikaduha ubuzima, ntiyakomeza ikaduha no kurama. Rero rwose nagira ngo bene data mwebwe mufite iyo mpano, ibintu byose nabonye ari ibintu byo gukorera amafaranga. Kubera ko ikintu kiraba umuntu akaza ngo narahanuye, undi akaza ngo narakibonye. Umuntu yamara gupfa ngo uyu ni mwene data.
reka nkubwire ikintu utazi, ibintu by'ibisanira biragoye. Buriya abanyarwanda twemera niyo wabyaye umwana w'umuhungu nibwo babona ko wabyaye, abakobwa ntibababara. So rero niba iwabo aho papa wa Theogene akomoka barashize, ntabwo yigeze abeshya abanyarwanda, abavandimwe barapfuye koko, sibyo? Ibyo byo ntitwanabitindaho. David rero ukuntu warumbajije, icyo nagusubiza ni kimwe, kuba warapfushije bashiki bawe, warapfushije papa wawe, warapfushije mama wawe, uri imfubyi deje. Rero ko umuntu aravuga ko ari imfubyi, abantu be bashize bapfuye muri genocide yakorewe Abatutsi, numva nta kintu yabeshye. Niba gusa yagiye mama we, nyina wabo yari ahari, ariko nyina yarapfuye. Nese ubwo si imfubyi David? Ni imfubyi. Nyina wabo se kuba mufite ubwo bivuze ko atari imfubyi? Rero wenda sinabuza, kuko niba barasuzuguwe bariho kandi abavandimwe, sinabuza kuza kubwira umudamu ati kugenda ureka tutegera abana bantu, ariko igihe babivugiyemo si cyo. Mbona no kubwira abanyamakuru n'abandi bagenzi bacu, ni byiza gukora inkuru ku muntu wagiye nk'uyu nguyu, Imana yihamagariye, afite ibikorwa byiza yakoze, ariko kugira ngo utangire gukora inkuru zibabaza, yego wowe urakora amafaranga, ariko hari ibindi urimo gusenya. Ni ukuvuga ngo ubundi umunyamakuru w'umwuga hari ibintu adatangaza, hari ibintu ubona ukabona hari ibyo bizasenya, ukabigira gute, ugasa nk'ubireka. Rero rwose ndabizi ko muba mushaka views, kandi views zizana na kashi, ariko tujye twibuka ko amafaranga tuzasiga kuri isi, tujye dukora ibintu Imana nayo ibona ikishimira. Yego. Rero yenda katuvuge tusubire kuri, hari n'umugabo nabonye wo muri Uganda wavuze ku rupfu rwa Pastor Theogene, aravuga ngo yapfuye nk'imbwa. Yenda azabona kino kiganiro dukoze, Imana ikubabarire, kuko nabyo yavuze ntabwo bizi. Wavuze ngo uri umudivantiste, kandi abadivantiste umunsi wa kane tuzi ko muzi Bibiliya, ntabwo abakiranutsi bapfa neza gusa. Yego. Kandi niba warakurikiye ishyingurwa ry'umushumba, wiboneye yuko koko ari umukiranutsi, kuko ntabwo waba utari umukiranutsi umushyingurwe kuriya. Twagiye tubona abantu bashyinguwe, yashyinguwe nk'umukiranutsi, yashyinguwe nk'umwana w'Imana. Imipfire yawe nawe ntabwo uzi uko izaza imeze. Ndagira mbwira umuntu wese umuriki, ahubwo umuntu yakayiteguye mbere, nawe yakayiteguye. Exactly. Tegura wawe muze rwose, turakubashye, kandi mu by'ukuri mu kiganiro yatanze wabona ko atari afite imibanire myiza n'umukobwa we, ise wabo buriya mukobwa. Rero ushobora kuzana bitterness, uwo mujinya yuko umwana mutavuganaga, ukaza kuwutura umushumba. Umushumba yagiye neza, twebwe abemera niko twemera. Yego. Kandi ngira ngo yenda David arabizi, abatubanjirije mu bakiranutsi b'Imana muri Bibiliya, ntabwo bose ariko bapfuye, hari abatewe amabuye, ababambwe bacuritse, abo bakase imitwe, batetse mu ngunguru z'amavuta, ubundi abo nibo nabamenyekana. Nagira ngo rero yenda uwo mugabo tumuhe ubutumwa ameze gutya, yahinduka akakira Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwe, kuko ndumva ataramenya, kuko ubaye waramenye ntabwo wavuga ngo umushumba ngo yapfuye ngo nabi, ngo umuntu wagonzwe ni. Reka mbabwira abantu bose imipfire yacu iratandukanye, ariko hari ikintu ureba ukavuga uti umuntu hari ikimenyetso kigaragaza ko ari umwana w'Imana, kigaragaza ko agiye mu ijuru, kigaragaza, kuko niba ukora ku mitima ya benshi, uw'Imana uba warawushegeshe. Reka rambonera kwihanganisha madamu we, abana be, abo yareraga, abo yabyaye. Imana ikomeze kubakomeza, kandi Imana ikomeze kubana namwe. Reka rero dusenge dusoza ikiganiro, ariko nukuri mureke tugire urukundo. Burya ufite urukundo, niyo ugiye gukora ikiganiro nk'iki, nta muntu ukomeretsa, nta muntu ubabaza, nta muntu wakumva ikiganiro wakoze ngo kimuvane mu byiringiro. Rero anko wuriya mudamu watabarutse, kandi tubona no kubwira umuryango wuriya mudamu kugira ngo Imana ikomeze kuwukomeza, Imana ikomeze kubana n'abana be, kubana
n'inshuti ze kubana n'itorero rye kuko bose babuze umukandi barababaye ariko wa mugabo rwose waratubabaje kandi Imana ikubabarire ko nawe biragaragara ko wari watewe reka rero dushima Imana. David nibaza ko ibyo wambazaga nanjye wenda icyo narenzaho nakihanganisha umuryango asize abana umugore nababwira ngo bakomere n'abagiye baza nyuma ntabwo twari tubazi kandi nabyo ntabwo babiturenganyiriza twebwe ibyo twabonaga n'ibyo navuga ko aribyo wenda twabanje kwitaho cyane ariko bashobora gutuza bikazakemuka buhoro buhoro ni nacyo burya n'ubutabera buberaho niba benda kubijyana mu butabera cyangwa iki abanyamakuru bagenzi bacu nabo hari ibyo bagomba kuvuga n'ibyo bagomba kureka bitewe n'icyo biri buze kwangiza. Ikindi ntigeze nkubwira buriya Theogene yari inshuti yanjye cyane buriya yaransengeye yandambuyeho ibiganza mbere y'uko yitahira. Numvaga avuga ngo nawe wari inzahuke wari ninjye yavugaga burya ninjye yavugaga kuko ubundi twateguraga gukorana burya umunsi twakoranaga ikiganiro yagiye azagaruka ngakora kuri channel ye kimwe nuko ari gusanga ari njye twe twajyana byose birashoboka. Imana nimuhe iruhuko ridashira kandi ikomeze gukomeza abana be cyane n'umudamu kandi ndabizi neza nabo yareraga abo yubakiraga imirimo ye yaramuherekeje kandi twese hari isomo rinini rigari twamwigiyeho abakuru n'abatoya. Tugusabiye umugisha ku kiganiro duhaye. Shima Imana. Iki kiganiro rwose David iyo mvuze uyu mugabo mba numva nagiye ahandi hantu ariko reka tuvuze ngo ntabwo twiye tubona abana b'umukiranutsi bajya gute ntabwo basabiriza nzi ko abana be bawe aho uri mu ijuru abana bazabaho neza umuryango bazabaho neza ibyo watangiye bizakomeza kuko Imana ibirimo kandi iby'Imana irimo irabikomeza. Reka rero dushime Imana ntitwabura kwifuriza imiryango y'abantu bose bapfanye na Theo nubwo nabo bakomeye nubwo se waba uriya mudamu yavuze ibintu bibi ariko uyu mudamu hari abana yasize hari umuryango yasize bakomere na Donati umuryango ukomere n'ufise ngo barana bose na Donati rwose umuryango ukomere kandi mwihangane mumenye ngo Imana yabakunze kuturusha kandi tuzabasangayo. Reka dushime Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimye turaguhimbaje kuri Imana nziza jambo riravuga ngo tujye tugushima mu bintu mu byiza. Turagushimye rero turaguhimbaje aho ugejeje ukora mwami w'abantu kubyo wakoreye umuryango watewe umwami mwiza turabigushimiye dushimiye ineza n'urukundo no kurinda gukomeye data mwiza wakomeje kugaragaza kuri uyu muryango wakomeje kugaragaza ku banyarwanda wakomeje kugaragaza mukunzi mwiza aho umukozi wahitaba Imana turabigushimiye data mwiza rero turakuragiza umuryango we turakwingize kugira ngo ukomeze ubane nawo ukomeze ubane n'umuryango wa Donat ukomeze ubane n'umuryango w'abariya bose babuze ababo umwami w'abantu kandi cyo tugusaba nuko bazakumenya nuko wera wa Isirayeli ijambo rye rizakomeza kugwira mu mitima yabo. Turagushimye rero turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo twizeye amen.